Ubushakashatsi bwagaragaje ko ikibazo cyo kutabasha gukora imibonano mpuzabitsina, ibyo bita erectile dysfunction mu ndimi z'amahanga, gikomeje kwiyongera mu bagabo bari hejuru y'imyaka 40, cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, aho bivugwa ko kigaragara kuri 1/2 cy'abagabo b'iyi myaka. Iki kibazo kikaba gikunze guterwa no kugabanyuka k'umuvuduko w'amaraso ajya mu mitsi igaburira igitsina. Bikaba byaturuka no ku ndwara z'umutima cyangwa cholesterol nyinshi mu mubiri. Abagabo bafite diyabete nabo bari mu byago byinshi by'uko umubiri wabo ushobora kutabasha kugenzura neza urugero cyangwa ikigero cy'isukari mu maraso, bikaba byangiza imiyoboro y'amaraso no gutera ikibazo cyo kubura akanyabugabo. Abashakashatsi bagiye bakora ubushakashatsi bwinshi butandukanye ku mico itandukanye yo kunywa ibinyobwa bigiye bitandukanye, ariko baje gusanga umutobe w'imizabibu utandukanye n'ibindi binyobwa byose, kuko wagaragaje umusaruro ushimishije wo kugabanya ibi bibazo bijyanye n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Daily Mail. Imizabibu ikaba ikungahaye ku mavuta meza nka monounsaturated fats, arimo acidic fats nka oleic acid, protein, vitamini E, imyunyungugu nka magnesium na zinc na antioxidant, byose bifasha mu mikorere myiza y'umubiri, harimo no kongera ubushobozi bwo gutera akanyabugabo. Abashakashatsi batangaza ko abagabo bafite imyaka 40 cyangwa hejuru yayo bashobora gukoresha umutobe w'imizabibu y'umutuku inshuro 5 mu cyumweru kugira ngo bagabanye ibyago byo kugerwaho n'iki kibazo, bityo bakongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwakozwe mu Bushinwa ku bagabo 500 bwerekanye ko umutobe w'imizabibu itukura ugaragaza ubushobozi bwo kuba wabungabunga ubuzima bw'abagabo bafite imyaka 40 na 60 ku kigero cya 80%. Bityo ni byiza gukomeza kwita ku mirire myiza ndetse no gukoresha uyu mutobe kugira ngo bagabanye ibyago byo guhura n'iki kibazo gikunze kubangamira abagabo benshi hirya no hino ku isi. Rero abashakashatsi bagaragaza ko nibura kunywa umutobe w'imizabibu inshuro 5 mu cyumweru bifasha cyane umubiri kongera akanyabugabo, kuko ikungahaye ku mavuta meza ya protein na vitamini E n'imyunyungugu nka magnesium na zinc, byose bifasha umubiri mu mikorere myiza yawo, harimo n'ubushobozi bwo kongera cyangwa bwo gutera akabariro ku kigero cya 80%. Turagushimira kandi wowe udahwema kubana natwe, kandi turagushimira ko ukomeje kubana natwe 5/5, kandi dushishikariza wowe utarakora subscribe kugira ngo rwose wiyandikishe hano kugira ngo uzajye ubasha kubona ibi biganiro. Rero kwiyandikisha wakibaza uti ibikorwa bite? Ntabwo bigoye cyane, ni ukumanuka ugakora ukazogera aho ngaho rwose, ugahitamo rwose ahanditse all, ariko urabanza ukore kuri subscribe, ubundi rwose ukore ukazogera, ubundi uhitemo all, maze uzajye uba mu ba mbere babona ibi biganiro mu gihe tubishyize kuri YouTube. Turagushimira rero, tugusaba no gukora kuri like nimba wakunze iyi video, kugira ngo igere no ku bandi. Mukomeze mugire ibihe byiza.